Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Muri nje hano utarajya mu kazi, urabona haracyabura isaha irenga ngo mutangire kandi ni hafi. Rero reka tuganire ukajyemo tugize ibyo tuvugana. Muki, ubu ni wari kuza ku mugoroba nkavuyemo ko mba nshaka kuzinduka nkakageramo mu ba mbere. Nizere kutanyereza. Singukereza, ndabona usa n'uri utangiye kwitegura. Ahubwo se muri, ubu koko ndazibanwa nzerekeze ko mbona byatangiye guteza ibibazo. Sinakubwiye se ngo ntibizaguhirukanye tumusazi. Hamwe nyine ubona ingaruka zo kwifuza guhemuka. Kuba warabimbwiye ntacyo byamarira muri uyu mwanya. Ahubwo nk'inshuti yanjye, reka kunshira imanza ngire inama y'icyo gukora, dore nibyo binzanye. Muki, icyo nkubwira ndabizo ntugikora kubera kwihagararaho kwawe. Ariko reka nyikubwira ubikore cyangwa urorere. Igiki se muri? Kubona ibi bintu nibikomeza gukwirakwira biratuma ntawe uzongera kunshira kari urutega muri uyu mudugudu. Urumva bambwira icyo gukora nka cyanga? Okay, reka nkubwire. Ngwino tujyane ku ishansiye nonaha. Usabire Mugisha imbabazi mu ruhame. Bose babone ko ufite umutima mwiza. Oya nakonze ko ibyo ndi kukubwira ntaho bihuriye no kuri. Ubundi se gusaba imbabazi wawe bivanye ku mutima, ko hari ugutinya gukomeza guseba no gutuma abantu bose bakwanga? Ngaho nyumvira nk'ibintu buvuze. Ese nuko naje kukugisha inama cyangwa hari ikindi turi gupfa kiri gutuma umbwira ayo magambo? Ijambo ribi nkubwiye ni irihe? Gusaba imbabazi Mugisha urumva atari byo bikwiriye? Erega uje waboneraho no gusaba akazi. Aramutse akubabariye se wasaba akazi bakakakwima? Gusaba imbabazi byo ni ngombwa. Ariko nta mpamvu yo kwiteza abantu ngo ndisabire mu ruhame. N'ubundi ntiyakamaze ko namugambaniye. Noneho nawe umaze kwemera ko kumubikira ko agurisha ibikoresho bya kampani ari ubugambanyi. Ubundi cyambere ni ukwemera icyaha, kandi uje gusaba imbabazi bapfa kukumva. Ubwo se urumva uzimusabye muri babiri byakora ko bizwi n'abakozi bose? Muri naje kukugisha inama, sinaje kugusaba ko ntegeka ibyo gukora. Wowe urumva umuntu umugabo yazagahagarara mu bantu barimo n'insoresore agasaba imbabazi? Uwo sinjye. Nzamuhamagara nzimusabire kuri telefone, ndabizi ntazabyanga. Ngo umuntu w'umugabo? W'umugabo nyine. Ubwo mu nsoresore uvuze sindimo. Iba umuntu w'umugabo koko ni wakaba ari guteza ibibazo bingana bityo ahantu hose. Wabonyeho umugabo ugirana ikibazo na buri muturage wese. Winyurira muri. Reka nisubire mu rugo n'ubundi ndabona ari wowe dusigaje gushwana. Ahubwo Muki, nushaka kwemera ibyo nkubwira uzosaba akazi. Kuko gukomeza kwigira umugabo sibyo bizatuma unyishyura ideni ndimo. Naguhaye amafaranga nzi ko uzabona akazi ukanyishyura vuba. None reba igihe cyose gishize utanyishyura. Mbese niyo mpamvu uri kumvugisha nabi bene ako kageni? Muri, niba wumva narakwambuye uzajye kundega. Nabonye akazi se nanga kukwishyura. Umunsi wanjye urawishe nta kundi. Muki, genda ariko umenye ko amafaranga yanjye nyakeneye. Inzu yanjye ikeneye gukorerwa finisage. Wininza rero banga akazi ngo ushaka kwirukanisha abakemeye. Ese imbuga yandujwe n'iki bigeze hako nta muntu uheruka kuyikandagiramo? Ariko uzi, wasanga Valeria yari yazindutse hakorera uturimo dore ko nawe atajya aruhuka. Ahubwo si zihene ko zikomeje gusakuza kandi ndangije kuzigaburira. Aha, reka nongere nze nageremo twatsi zireke kumena amatwi. Yewe! Ayiwe, urankanze. Ngukanze ntese? Ahubwo se ko ntakubona uri? Reba haruguru yawe. Kumbi wandungurukaga. Ubu si uvuga kare wari kubiki? Ihangane. Nashatse kukuvugisha ariko kubera ko nabonaga ari ubwa mbere nkubonye nkabura aho mpera. Ngo ni ubwa mbere umbonye? Si wo mugore wa Mukiza se numva bavuga? Harya ntiwitwa Mutima ukeye? Yewe, ndumva unzi. Ariko njye ni ubwa mbere nkubonye. Nanjye ni ubwa mbere nuko numvaga bakuvuga. Kandi aho hagaze hakaba ari kwa Mukiza. None se witwa nde? Nitwa Daria. Ahubwo se Mukiza ntawe uri aho? Hari ahagannye. Ubu ntawe uhari. None se usigaye ubana na mukecuru? Ariko ye, ubwo se uyobewe ko mukecuru ari mu bitaro? Niyo mpamvu izi hene zendaga kugwa mu kiraro mwaranze kuzinagiramo utwatsi? Hano hasaga nko mu itongo byitwa ngo uri umugore w'umuhungu we. Ngo ari mu bitaro? Ntabyo narinzi pe. Kuva ryarize. Mutima iki? Iyo mikino njye sinyikunda. Ni gute nyoko buko amara iminsi mu bitaro arembye ntubimenye? Mwavuze ko mubikora nkana. Ejo diri umurwaje ntiyabahamagaye mukanga kumwitaba. Warangiza ngo ntabyo uzi. Umva, reka negekeho nzaho ngaho bimbwire neza twegeranye.
Ansi, uri hano wenyine se? Yego, umukobwa wanjye Dariya yagiye kwa Valeriya, ubu sinzi igihe aragarukira. Nibe nawe Ansira we nibura cy'abana n'umukobwa wawe mu mahoro. Sinavuga ngo si amahoro, ariko umukobwa wanjye atangiye kunanira Bujeni. Ntabwo wabyumva. Akunanira ate se ko mbona yitonda? Yitonda ahandi, ariko hano mu rugo ntiyoroshye. Ubu hari imirimo nsigaye mubwira akanga kuyikora ngira musuzuguza. Ye? Imirimo bwoko ki se? Ahubwo si yakora ni iyihe? Umukobwa nabwiye ngo yiharike utuboga nk'abandi akantera utwatsi. Niko. Ubwo se uwo mukobwa wabiterwa n'iki nyabu? Ngo yarangije amashuri ma. Ngo atazagera umubona afite isuka akamuseka. Wagize ngo sinarigushije. Ubu nirirwa mu murima mpinga njyenyine, wakirirwa bunga imihanda nawe umukobwa wa nkomano rwaje Valeriya mu bitaro. Uravuga urya witwa Dira? Ariko rero wavuga wagira umukobwa wawe nibe nawe ntawahuriye n'umuhungu wanjye. Frodo wari se? Sinabonye asigaye afite akazira. Uragira ngo agufashe iki kindi? Kageze igihe cyo kwishakira ubuzima. Ansira we, ibyo uvuga ntabyo uzi. Uberega yazinze imyenda yari kubura aragenda ngo ntazagaruke iwanjye da. Nawe nyumvira ishyano nagushije. Ubwo se ajyanywe n'iki? Agiye gushaka umugore se? Ahubwo se uriya azapfa ashatse adashoboye no guhaha? Arinda ahaha se afite urugo? Uragira ngo ahahire nde Bujeni? Ubwo wowe urumva umusore ungana kuriya wivumbura kuri nyina kubera kwanga guhaha azashobora guhahira umugore? Ntumbwire ko wamusabye guhaha mu mafaranga ye bigatuma yigendera. Wahora n'iki? Umwana rwose yanze no kurya ibiryo nari namusigiye. Arambwira ngo mu gihe nkimusaba guhaha ntazagaruka iwanjye, rwose nawe nyumvire. Oya Bujeni, wararengereye. Umwana wawe waramubabaje ahubwo ukwiriye kumushaka ukamusaba imbabazi. Mbere se atarabona akazi ntiyaryaga? Hari ubwo yahahaga? Ese ubwo ikosa riri mu kuba napangira amafaranga y'umwana wanjye n'ibyariye n'iriye? Ririmo ahubwo rikomeye. Nibura se uzi aho yimukiye? Oya, simpazi. Ubwo uzi ukuntu yagiye arakaye cyane. Nagize ngo nibura aragaruka, ariko nategereje ndaheba. Ahubwo mfite ubwoba bwaho nzakura amafaranga yo kwishyura uturayi nari narikopeshe nzi ko azatwishyura. Uzi gutekera umwana neza? Rekeraho Bujeni. Sinshaka gukomeza kumva ukuntu utinyuka gupangira amafaranga y'umusore ungana kuriya, witwaje ko ari umwana wawe. Ubwo se urumva yazatera imbere ate? Erega nawe nta no kungirira impuhwe mfatanije na Frodo. Umuto, ntonyumve nabi rwose kubw'ibintu ngiye kuvuga. Ndabizi ukunda Mukiza nubwo yaguhemukiye. Papa, ngenda niyakira. Kandi ndabizi nawe urankunda ntiwakwifuza ko mbabara. Niba wahisemo kubimbwira rero, bimbwire ntacyo bintwara. Kubikubwira buryo ntabikubwira. Ahubwo icyo nashakaga ni ukukubwira ko gutandukana n'umugabo umeze kuriya nta gihombo kirimo. Gute se ubwo? Umurega se ntabwo yakubwiye ibyo Mukiza yakoze? Yari agiye kubimbwira, umwana ahita akanguka. Arambwira ngo tuzabiganiraho agarutse. Rero sinzi ibyo ari byo. Njye nabikubwira rero nashaka kanguki. Utazabyumva ahandi kandi mbizi. Mbwira rero muteze amatwi. Uriya mugabo amaze kuyoberana umuto. Nibiba ngombwa turamujyana mu nkiko ahanirwa amakosa akomeje gukora. None se papa, ubwo uri kumbwira icyo uretse kunyicisha amatsiko? Muramujyana mu nkiko se wowe nande? Mbabarira umuto. Biba byandenze. Ejo Mugisha yazindukiye hano afite agahinda. Ambwira ukuntu Mukiza yamuhemukiye akajya kumuteranya na nyirabuja. Ashaka kumwirukanisha ngo amusimbure ku kazi. Papa, ibintu uri kumbwira nibyo? Ubwo se Mukiza yabigenje ate ngo agere aho ahuza na nyirabuja? Yamusanze ku kazi afite agace ka ferabeto. Abwira uya mukobwa Bereze nyir'umushinga ko Mugisha agurisha ibikoresho bya kampani kuri make. Yashaka ko bamwirukana agasigara ari we kapita. Urumva adakabije koko? Ariko njye sindi kubisobanukirwa. None se ako gace ka ferabeto yagakuye hehe papa? Ngo Mukiza yagatumye uriya muhungu wa Bujaniya amubwira ko ashaka kuzagashyira mu idirishya kandi ashaka kuzagakoresha amena imbehe ya Mugisha. Ariko mana we, nari nzi ko ari njye n'umwana wanjye yahemukiye gusa. None ashaka no guhemukira buri muntu wese utuye muri uyu mudugudu. Ubwo se byarangiye bite? Nyine ngo Bereze yahamagaye Mugisha amubaza uko byagenze. Mugisha nawe abaza abakozi bose watanze ferabeto. Birangira iki wa Bujaniya amubwije ukuri.
Bereza rero nta kindi yagombaga gukora. Mugisha yagumye mu kazi nk'ibisanzwe. Mugisha n'umwana witonda wavukiye mu buzima bubabaje, ukora byose ngo yiteze imbere, nta muntu n'umwe nduva yahemukiye. None Mukiza utagira umutima nawe ashaka kumuhemukira koko papa? Ubayobewe ko Mugisha kare ariko kazi kakoze kuva yavuka. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo tugiye kumujyana mu nkiko. Nuko Mugisha yambere ibamba akambwira ngo ntabyo ashaka, ariko buriya nagaruka hari arabyemera. Mugisha aragaruka hano? Arahagaruka avuye mu kazi, kuko yaje kumbwira ibya Mukiza yihuta. Papa, nanjye ibintu byo guhita mujyana Mukiza mu nkiko simbishyigikiye niba Mugisha bataramwirukanye, kandi Mukiza byaragaragaye ko ari umubeshyi. Briera, wabonye ukuntu Mutoni yitonda? Sha Mukiza ni umugome pe. Buriya se uriya mukobwa yamwangiye iki we? Ko nabonye ari mwiza kandi n'iwabo bakaba bifashije. Ibyo se nibyo urukundo rugenderaho? Wamukwereka akiri umukobwa noneho atarabyara ngo urebe. Wagize ngo nyibi naha nari no kumugwa mu ntege? N'ubundi ariko nubwo yabyaye wowe ukaba ukiri umukobwa kandi uba mu mujyi, ntumurusha ubwiza na gato. Iryo ni Sebanyaberi, tureke kumuvugaho udakomeza kunsesereza. Ubwo se ko nawe uri igifura, uri kumva nkomeje? Uwo uri mwiza nyampinga. Oya nawe ntukangereranye n'umugore. Gusa nyine nabonye ukuntu yishimiye ko twamusuye numva binkoze ku mutima. Nenjya gusubira mu mujyi nzajya kumusezeraho. Uzambwire tujyana ahubwo. Kiriya gihe nabonye atarameze neza. Shaka ko tuzajya yamaze gukira neza. Buriya wasanga ari agahinda yirwariye, wowe ukaba ukeka ko ari ukubera amaze igihe gitabyaye. Amakuru ya Mugisha se? Sha, Mugisha ameze neza. Ubu n'akazi ari kugakora neza. Ko wakamusizemo wenyine se? Iyo saa sita zigeze se si ibintu bisanzwe ko nza hano? Ubwo urumva naguma mu kazi nkicwa n'inzara? Ubwo si iyo umubwira mukazana? Yabyemera se sha? Bivuze nikinira none ngo ntiyabyemera. Amba! Briera, mwana wowe ntabyuze. Buriya Mugisha mba nifuza ko anyisanzura akamfata nk'umuntu usanzwe. Ariko usanga anyita mabuja, sinamubwira ngo aze hano dusangire. Wumve ko nanamusabye kuzamusura mu gihe cyo kubanza akabitekerezaho. Nyamara ndumva bya bintu bitoroshye. Ariko Beri, nkubaze. Hari ikibazo se Briera? Ntumbeshye niba ko kuri inshuti yanjye. Nkubeshye ibikize? Wowe mbaza ibyo kuba nkubeshye ubyihorere. Hari ibyo usanzwe unziho? Beri, ukunda Mugisha? Nyine. Mugisha ni umwana mwiza, witonda. Wenjyana kure. Subiza yego cyangwa oya. Ukunda Mugisha? Nta kindi gisubizo nshaka. Okay, reka ngusubize. Briera, Mugisha ndamukunda cyane ndetse. Wow, ntabivuga. Erega nabimenye kera, ngaho kuri telefone ngo nabonye umusore ugira ikinyabupfura, witonda, ucisha make, wubaha, uvuga ibintu bisubiramo. Kumbi ko numva se ubigize birebire. Kuba nkunda Mugisha hari ikibazo kibirimo? Ahubwo mbwira. Buriya nzamufatisha nte koko? Ubu nzamuhera he ngo amenye ko mukunda?